Muraho, kuva ku ngoma za cyami kugeza kuri iki gihe cya Repubulika ni ibintu bitoroshye cyane kuba wavugira umutekano w'umukuru w'igihugu uwo ari we wese. Bikaba akarusho iyo bigeze ku buzima bwabo. Amafaranga atagira ingano n'abacunga umutekano batagira ingano ni ibintu bishorwa cyane mu mutekano w'abakuru b'igihugu. Kuri uyu munsi wa none turinjira mu mutekano w'abaperezida bahambaye cyane. Tuninjire mu mabanga y'ibikoresho bakoresha mu kurinda umutekano wabo. Turarebera hamwe imodoka ihambaye cyane. Ni imodoka ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo modoka bayita The Beast. Iyi modoka ya The Beast yabaye ikimenya bose. Itwara umuntu ukomeye cyane kurusha abandi bose ku isi. Uyu nta wundi akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagaruka ku bintu byihariye kandi by'ibanga bituma iyi modoka ya The Beast iba imodoka ihambaye cyane ku isi. Bityo rero tera agatebuze twiganirire tunasesengure iki kinyamaswa dore ko banakitse inyamaswa. Turarebera hamwe akantu ko kandi nubwo bitazatworohera kwicirkera ariko nta wamenya iby'ejo. Umunyarwanda niwe wavuze ngo isi ni ntoya. Mbahaye ikaze mu isi ya tekinoloji, umutekano n'ubucukumbuzi kuri byinshi twahishwe. Nk'ibisanzwe rero njye ndi Mugisha Dive, tukaba tugiye kubana muri iki cyegeranyo. Ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo, urasabwa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ubundi ntiwibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyo bigeze ku kurinda perezida, The Beast ni itekerezwa bwa mbere. Iyi modoka ni icyitegererezo mu kurinda umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko imiterere yayo yubatswe kugira ngo ihangane n'ibyo ari byo byose byahungabanya umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uhereye ku bitero by'ibisasu, amasasu asanzwe ndetse n'ibitero bishingiye ku bumara cyangwa se imyuka ihumanya. Munyemerere tugende akantu ku kandi. Ibikoresho ndetse n'ubwirinzi bugize iyi modoka ya The Beast, imodoka ihambaye cyane kurusha izindi ku isi. Iyi modoka ya The Beast ifite idirishya rihambaye cyane, aho rifite santimetero 12, rikaba rifite ubushobozi bwo kuba ritacengerwamo n'isasu cyangwa se ibyo tuzi nka bulletproof, kandi ntirishobora kunyurwamo n'amasasu abonetse ayo ariyo yose. Idirishya ry'iyi modoka ya The Beast rifite hafi santimetero 12 z'ubugari. Ni idirishya rihambaye cyane, ntirishobora kumanurwa n'ubonetse uwo ari we wese. Ryubatswe muri polycarbonate ishobora kwihanganira amasasu ndetse n'ibitero by'ubumara. Mbere yo kwinjira mu muhanda, iyi modoka ya The Beast irageragezwa bikomeye cyane, harimo gushyirwa ku bushyuhe bukabije cyane, ibisasu ndetse no kugeragezwa mu kugongana. Igice cy'inyuma cy'iyi modoka ya The Beast cyubatswe ku buryo buhambaye cyane bubasha guhangana n'ibisasu, haba mu maroketi, grenade ndetse n'imbunda za sniper. Kandi tanka yayo y'amavuta ifite uburyo bw'ubwirinzi buhambaye cyane buyemerera kuba itaturika igihe imodoka yaba ikoze impanuka. Reka turebere hamwe intwaro ziboreka muri iyi modoka ya The Beast. The Beast yuzuyemo ibikoresho by'ubwirinzi buhambaye cyane. Ifite kandi amashanyarazi agera kuri volt 120 kugira ngo irinde buri wese urimo imbere mu modoka. Aya mashanyarazi kandi akaba afasha mu guhangana n'ibitero bya mudasobwa cyangwa se abahaka. Bivugwa ko kandi iyi modoka ya The Beast ifite ubushobozi bwo gusiga amavuta mu muhanda kugira ngo imodoka z'abanzi zibashe gusigara. Ibisasu bya bombe, grenade, rokete ndetse na jomere zireba ninjoro n'ibisasu bya tear gas, ibyo byose bivugwa ko bibarizwa muri iyi modoka ya The Beast. The Beast ifite ibiro biri hagati ya toni 8 ndetse na toni 10. Ibati ikozwemo rirakomeye cyane kuko rikozwe mu byuma bya santimetero 20 hamwe n'ikindi gice gikomeye cyane kugira ngo kirinde ibisasu. Idirishya rikomeye cyane rishobora kuba ryahagarika isasu rya mudahushwa. Igice cy'imbere kwa shoferi gishobora gufungwa mu gihe habayeho igitero cya chemical. Kandi amapine ya The Beast ashobora kugenda ku ntera ndende nubwo yaba yatobotse, ariko ntibiyibuze kugenda yihuta. Cadillac One cyangwa se The Beast nk'uko izwi kandi ishobora kugera ku ntera y'ibirometero 151 ku isaha. Mu bijyanye n'itumanaho, iyi modoka nayo ntiyatanzwe. Imodoka ya The Beast ifite tekinoloji y'itumanaho rihambaye cyane. Ifite systeme z'itumanaho zigezweho zemerera perezida kuguma ku itumanaho ahantu aho ariho hose. Ifite telefone zikoreshwa na satellite, zifite encryption, umurongo utaziguye ujya kuri Pentagon.
ndetse na internet yizewe. Byemezwa ko perezida aba afitanye itumanaho n'isi yose. Mu gihe cy'akaga k'igihugu ishobora no gukora nka centre y'itumanaho mu modoka. Ifite ubushobozi bwo gukora inama cyangwa se video conference mu gihe nyacyo, no kubona amakuru y'ibanga n'amajwi yo hanze ashobora kwinjira muri iyi modoka ya The Beast kubera ibyuma biyigize ndetse na system ya soundproof. Iyi modoka ya The Beast ifite uburyo bwa soundproof, ifite ibindi bikoresho by'itumanaho bituma The Beast ishobora kuvugana n'izindi modoka ziherekeje cyangwa se imodoka ziba ziyescotinze. Itumanaho ryo ku rwego rwo hejuru kandi rituma perezida wa Amerika ashobora kohereza code zikenewe mu guturitsa intwaro za nucleaire ari imbere mu modoka ya The Beast mu gihe cy'akaga. Ibijyanye n'uburinzi bw'iyi modoka ubwo ni ntagereranywa kuko nicyo yaremewe. Si umubiri w'inyuma gusa wubatswe mu byuma. The Beast yuzuye ibirinda n'ubwirinzi buhambaye. Amapine yayo si ayasanzwe twamamaza muri BVN TV Rwanda, ahubwo ni yayandi akomeye cyane yakorewe kugenda mu mihanda iyo ari yo yose. Amapine yongerewe ububasha, akaba afite uburyo bwo kuba yagenda yatobotse ku ntera ndende kandi yihuta cyane. Amatara y'iyi modoka ya The Beast ashobora kuzunguruka kugera ku kigero cya degree 90. Ibyo bigatuma iyi modoka ishobora gukora U-turn cyangwa se guhindukira vuba byihuse cyane mu gihe haba habayeho igitero. Mu bijyanye n'ubwirinzi, The Beast ifite smoke screen. Iyi ni system yihariye yo gusiga umwotsi inyuma mu buryo bwo kurangaza ababa bakurikiye iyi modoka, abanzi cyangwa se abandi abo ari bo bose. Ifite kandi system yo kuzimya umuriro, ishobora no guhangana n'ibitero bya nucleaire. Iyi modoka ya The Beast kandi igendana n'ibikoresho by'ubuvuzi. Umutekano wa perezida ni ingenzi cyane. The Beast ifite ubushobozi bwo guhangana n'ubuzima bwa perezida igihe ari mu bibazo. Iyi modoka kandi ifite akumba kahariwe kubikamo amaraso y'ubwoko bwa perezida, ibikoresho by'ubuvuzi ndetse na maske ishobora kuba yakongerera umwuka perezida igihe byaba bibaye ngombwa. Ifite kandi systeme yongera umwuka mu modoka igihe haba habaye ikibazo cyo kubura umwuka cyangwa se habayeho ibitero. Iyi modoka iri mu bwoko bwa limousine ishobora kwakira abantu 7, bityo perezida ntago aba ari kure y'ubufasha. Abakozi b'ingenzi harimo umuganga wa perezida. The Beast ikurikirwa na SUV 3 zitandukanye zizwi nka controller car cyangwa se imodoka zishinzwe control. Mbese muri make iyi modoka twayita nk'ibitaro byimukanwa. Mu bihe bikomeye The Beast ishobora gukora check up y'ubuzima bwa perezida. Ifite maske y'umwuka mu gihe haba habayeho ibitero bya nucleaire. Ikagera kandi n'igikapu kiba kirimo imyenda ya perezida n'ibindi by'ibanze perezida akenera mu gihe yaba atandukanye n'itsinda rimurinda. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga rihanitse dusanga muri iyi modoka ya The Beast, ikoranabuhanga nicyo kintu cya mbere cyitaweho kuri iyi modoka ya The Beast. Ikoranabuhanga riri muri The Beast riratangaje cyane. Ifite GPS yo mu rwego rwo hejuru, amakamera areba nijoro ndetse n'icyumba gifunze gifite umwuka wacyo bwite. Iyi modoka kandi ifite systeme ituma igenda neza niyo haba hari mu nzira z'ibinogo. Ikintu giteye amatsiko kuri iyi modoka ya The Beast nuko inzugi ziremereye cyane ku buryo urimo imbere ashobora kuba atafungura, bigakorwa n'umuntu uri hanze. Abashinzwe umutekano ba perezida cyangwa se aba secret service baba bari mu modoka zo hanze nibo bafite ubushobozi bwo gufungurira umuntu wese urimo imbere. Iyi modoka ya The Beast ishobora kugera ku muvuduko wo hejuru ungana na kilometero 151 ku isaha nubwo iremereye cyane bitewe na moteri yayo ya V8. Iyi modoka ya The Beast ifite indege yayo bwite. Serivisi z'umutekano zikoreshwa n'indege ya C-17 Global Master mu gutwara The Beast ndetse n'imodoka ya limousine ikoreshwa mu kujijisha abanzi. Iyi nayo ni imodoka isa na The Beast photocopy, hamwe n'indi modoka ya Chevrolet Suburban ikomeye kandi ifite ibikoresho byo gutumanaho igihe cyose perezida agiye mu rugendo. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Chevrolet yitwa Roadrunner kandi bivugwa ko ifite system ihambaye kuko itumanaho ryayo rikonexa n'icyogajuru cya gisirikare, nayo ikaza mu modoka ziri ku isonga mu kurinda umutekano wa perezida kuko yifashishwa kuba yatahura nk'ibisasu byatezwe mu nzira perezida agiye gucamo, ikaba yabizimya cyangwa se ikaba yatuma bidaturika. Reka twivugire ku mutima wa The Beast cyangwa se ikintu gituma iyi modoka ya The Beast ibidasanzwe koko. The Beast ifite moteri nini cyane ya V8 ikoresha mazutu. Ibi bishobora gutangaza bamwe kuko iyi modoka ya The Beast
ni imodoka ihambaye kandi itwara umuntu w'agaciro cyane. Ushobora kwibaza ngo ese kuki imodoka itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ikoresha mazutu aho gukoresha esanse? Igisubizo nta kindi ni uko mazutu ifite ibyago bike byo guturika ugereranyije na esanse kandi itanga imikorere myiza y'amavuta. Rero kikaba ikintu cy'ingenzi cyane ku modoka nk'iyi iremereye cyane. Nubwo iyi moteri yayo iremereye cyane, ituma iyi modoka igira imikorere myiza kandi yizewe, uhereye ku mubiri wayo ukomeye cyane kugeza ku ikoranabuhanga rigezweho n'ibikoresho byo kurokora ubuzima. The Beast ni igitangaza cy'ubuhanga mu gukora imodoka, ni ihuriro ry'iterambere rigezweho mu by'umutekano, itumanaho n'umutekano bwite, byose bigamije kurinda no guha ubuzima bwiza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo kandi, The Beast igaragaza uburyo bwo guhuza perezida n'abaturage. Idirishya rinini ryijimye cyane ritanga umutekano, ariko rinamufasha mu kubona abaturage mu gihe ari mu rugendo. Guhereza akaboko cyangwa se guseka bishobora gutuma abaturage bumva begereye umuyobozi wabo. Mu birori n'amaserukiramuco, The Beast iba ikiraro gihuza perezida n'abaturage, kandi nubwo isa nk'ifunze cyane, igaragaza igitekerezo cy'uko ari ikinyabiziga gihuza umuyobozi n'abaturage. Hari abantu bibaza ngo ese kuba watwara iyi modoka bisaba iki? Gutwara iyi modoka ya The Beast ni akazi gakomeye cyane. Kugira ngo umuntu atware imodoka nk'iyi y'igihugu, agomba kuba yaratojwe cyane kandi yaranyuze mu igenzurwa rikomeye cyane mbere yo kwemererwa gutwara iyi modoka. Umushoferi ahabwa amahugurwa akomeye cyane kugira ngo abe yiteguye mu gihe haba habayeho ikibazo cyangwa impanuka. Gutwara imodoka y'intwaro nyinshi ndetse n'ibiro byinshi bishobora kuba byagera kuri toni 8 ndetse na toni 10, kandi ifite uburebure bugera kuri metero 6. N'akazi katoroshye cyane. Urugero, mu mwaka w'2009 umushoferi watwaraga imodoka ya The Beast yakoreshejwe mu ruzinduko rwabereye mu Bwongereza. Yagowe cyane no kuyikata, ndetse no mu mwaka w'2011 The Beast ya Perezida Barack Obama yafashwe mu muryango wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ireland. Abategetsi b'Amerika nyuma baje kuvuga ko Perezida Barack Obama atari muri iyo modoka, ahubwo yari muri ya yindi isa na The Beast. Bitewe n'ibi bibazo bijya bikunda kubaho kuri iyi modoka ya The Beast, niyo mpamvu abakozi ba Secret Service bavuga ko nta konvoyi ifite umutekano nk'iyi ya The Beast, usanga bagabanya ingendo muri The Beast. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago agenda muri The Beast yonyine. Afite indege ya Marine One, ni kajugujugu ifasha mu gutwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akanagira indege ya Air Force One. Iyi ndege nayo yifashishwa mu ngendo zo mu mahanga ya kure. Hari abantu bajya bakunda kwibaza ngo ese haba hari The Beast nyinshi? Yego, hari The Beast ebyiri zisa kandi zifite pilotage imwe. Izo ziba ziri muri convoy iyo perezida ari kugenda. Impamvu bashyiraho The Beast ebyiri zisa neza kandi zimeze kimwe, ni ukugira ngo bajijishe abashobora kuba batera perezida, kugira ngo batamenya ngo ese perezida yaba ari mu yihe modoka. Ibyo bikababera urujijo. Abantu benshi nanjye ndimo tujya dukunda kwibaza ngo ese ni ukubera iki iyi modoka ya The Beast ariyo modoka yashyizweho umutekano uhambaye kurusha izindi modoka. Umuhango wo kurahira kwa Perezida George Biden hakoreshejwe imodoka zo mu bwoko bwa The Beast 7 zikoreshwa muri convoy yose. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Cadillac One cyangwa se The Beast ivugururwa buri myaka mike, igahabwa ikoranabuhanga rihambaye ndetse na tekinoloji nshya, kandi hagati y'imyaka 16 kugeza ku myaka 20 ishize ziracyariho. The Beast ya perezida ifite agaciro kangana na $1,500,000 z'amadolari y'Amerika. Ariko mu mwaka w'2018 uruganda rwa General Motors rwakoresheje ahasaga $15,000,000 z'amadolari y'Amerika mu bushakashatsi no gukora The Beast ya Perezida Donald Trump mu mwaka w'2018. Byongeyeho kandi iyi modoka ya The Beast izwiho kubikoresha mazutu nyinshi cyane mu rugendo rwayo. Ni ibintu bitangaje uko ikoranabuhanga n'ubuhanga bihurizwa hamwe mu gukora imodoka nk'ingi itangaje. Niba ufite ikibazo cyangwa ibitekerezo kuri iyi ngingo, shyira mu gice cy'ibitekerezo hasi, kandi ntukibagirwe gukanda subscribe kuri iyi channel yacu. Ikindi kandi, uramutse ushaka gukurikira iki kiganiro, ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, uragenda wandikemo BVN TV Rwanda
urahita ubona imbuga nkoranyambaga zacu. Ushobora no kudukurikira ku murongo wa internet bvnrwanda.com. Reka duhinira aha iki cyegeranyo ku mutekano wihariye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watubwira muri comment. Njye nawe Mugisha Dive nk'ibisanzwe, Imana ibarinde.